Baramamagara kuri telefone ko njye nari ndyamye. Hari umuntu uri buze hano ko hano hari umuntu uri kuvuga ngo aje kugusura. Ndamubwira nta muntu ufitanye nawe gahunda. Uwo muntu usundi yitwa nde? Ntiyababwira izina. Ngo ndashaka umuntu wa hano. Ngo munyingurire ngo ngenze musure ngo se ngo mwansuzuguye. Ko gamubwira ati ntago twagusuzuguye. Nose turagukingurira uje kureba nde. Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe. Nyagasana akomeza abandindire. Ndabashimira cyane kuba munkurikira, kuba mu mwanya wanyu. Nukuri ko Imana ni iby'agaciro. Buri munsi buri uko ndebyeho nsanga hari abantu biyongereyeho kandi ntago ari ibya buri wese. Simaze igihe kinini muri ibi bintu ariko harabo naje nyuraho ndakomeza ariko simbibona nyine nko kuza ngo mvuge ngo ngo narabikoze ngo mbyirate hoya ahubwo byambereye umukoro ukomeye. Niyo mpamvu umunsi ku wundi ndushaho gushaka abantu bananze muri ibi bintu ngo nganire nabo numve inama bangira ko njye nkunda kugirwa inama, nkunda kwemera ko nakosheje nkanasaba imbabazi. Rero uyu munsi nabazaniye umuntu w'agatangaza cyane, umuntu utamuzi yaba atari umunyarwanda. Tuguhaye ikaze. Uziko ntari isoni. Ese hari umuntu utakuzi? Benshi cyane. Yego shazwe niba ari benshi. Reka twupfe kubyemera. Ni ukuri. Ntabwo abonye umusitari hano. Wenda hari igihe muhura cyakora hari akantu karushijeho bitewe nuko wenda ngewe hose mbayo nanjye meze nk'umuravumba. Ngaho muri filime, mu ndirimbo, mu biganiro. Niyo mpamvu. Wowe abantu bahungabanye. Ariko ni byiza, biba ari byiza. Ubwo wazanye. Hari n'abandi bazaza. Wabuzanye. Nibagiwe aho. Yes. Ariko ntari biremewe. Biremewe. Abantu benshi ariko nibyo. Ubwo aha hantu turi ni kwa reka bibwire. Twahoze nishimwe. Ndi mu bwatsi bwa ketchup tibisha. Yego. Nishimiye cyane kuba aha hantu. Ndagukunda. Urakoze cyane. Yego. Kandi nkunda n'ibintu ukora. Nkunda ukuntu ibintu ubijyamo nyine. Kandi ukabona none wabyoroheje ariko none kandi ubirimo nyine guhuza ibyo bintu ni imvange. Urakoze cyane. Nishimiye gukorana nawe. Njyewe nkunda mbivuge gutya abamama cyangwa se abantu b'igitsina gore. Kubera ko kuva aho nabyariye noneho narabakunze cyane kurushaho. Mpita mbona ko abadamu turi abantu bafite imbaraga. Buriya umuntu hari nk'abadamu bajya bamamagara badafite discipline bikambabaza. Njye hano kuri cano hariho nimero yanjye. Arayihamagara ukumva avuze ibintu bitari ngombwa ko avuga ariko nkamwihanganira kubera ko ari umugore. Ni ukuri. Akagomba akakubwira wenda ari nko kugutuka. Ari nk'igihe bari kugutuka ariko akumva ibintu avuze ntago kavuga ngo ntago byejejwe. Shaka bumva bitari bidakijijwe. Asa umugore. Ukibaza ayo mayinite yahamagaza umuvandimwe. Akareka kuza kuntera umwanya. Hari ikintu narindi kukubwira mu kanya ngo tuganireho. Umuntu wabikoze yihangane kuko arankurikira. Ndabizi neza ko ari bwiyumve. Ariko ntabwo simbivuzeho kubera ko nshaka kuko sinzi umuvuga amazina niyo nayavuga nta wamumenya. Ahubwo njye nshaka kumenya nimba ari njyewe wabyakiriye nabi cyangwa se ari uri mu makosa. Umuntu ngo turaturanye. Yifate hari ukuntu nko mu gikari igipangu batari kirekire ku buryo nk'umuntu utuye hariya hirya ashobora guhagarara akakureba cyangwa akavugana n'umuntu uri hano mu gipangu. Yego. Ariko mu by'ukuri hagati harimo umwanya munini. Umuntu yaruriye yurira iwawe ku rwego. Umwana wanjye yari ari hanze afite umukobwa w'imyaka 6. Aramubwira ka ubwire mama wawe ngo ndaza kuza kumusura. Ari uwo muntu uwo muturanye yuriye ku gipangu cy'undi muntu. Yuriye ku gipangu cy'undi muntu
arangije aravuga ariko ubona ko areba iwacu abwira umwana wanjye ubwire mama wawe ko ndibuze kumusura umwana aba ari umwana umwana yaje arambwira ngo umuntu ngo witwa niba ari mama nde ngo niko yamubwiye ngo araza kugusura ngira ngo ni kumwe umuntu abona umwana akamukinisha akamubwira ibintu atari afite gahunda kugira aganirize umwana ngiye mama twe ndabyihorera kuko ndi umuntu nzi ko niba ujya kuza mu rugo iwanjye turaba tuziranye turaba twabiganiriye kuri bunsure cyangwa ko ndi bugusure ikintu cyanangaje ndaryamye ngiye kumva umuntu ari gukomanga iwacu rero iwacu nshimira n'umukobwa wanjye wo mu rugo witwa Jose ntago tujya tugufungurira nta gahunda none iyo tutakuziho ntago twirirwa dukingura kuko ndakureka winjire mu nzu uze tuvugane ibintu tutajya kuvuga iki ntago tuziranye sinzi impamvu ntiki arakomanga kuko aho niyamamba numva ibintu byose byo mu rugo ndavuga se uwo muntu ninde abantu twa dufitanye gahunda bari bagiye ikindi abantu wenda baza kugira ibyo batwara mu rugo tuba tuzi umunsi uko biri kose ubuzi gahunda yo mu rugo rwawe iyo hagize ibindi byivangamo uba ubizi umukobwa arampamagara kuri telefone ko njye nari ndyamye hari umuntu uri buze hano ko hano hari umuntu uri kuvuga ngo aje kugusura ndamubwira nta muntu ufitanye nawe gahunda uwo muntu usundi yitwa nde ntiyababwira izina ngo ndashaka umuntu wa hano ngo munyingurire ngo ngenze umusore ngo se ngo mwansuzuguye ko gamubwira ati ntabwo twagusuzuguye nose turagukingurira uje kureba nde ko tutabumva abantu mu rugo batazi gahunda ngira amatsiko ngira uwo mukobwa ni arampamagara aramubwira ndamubwira wowe genda umwegere ku gipangu umubwire ako ntumukingurire umubwire uti ushaka nde urinde wenda numve ko ashaka kuba ari nk'umuntu nzi yarambuza ariko aza ahantu ntuye aba aramubwiye ngo kare ngo nari nabwiye umwana asubiramo ya story ariko feri mu by'ukuri ndamugani rero njyewe ubwo urumva na nyine yahise amubwira ngo ujye ngoma nimero ye ngo muhamagare ngoma nimero ye muvugishe umukozi wanjye yambwira ati kumva ngo muhe nimero yawe ndamubwira yimuhe nta kibazo arayimuha umumama ahita arampamagara akiri aho ngaho ngo njye ngo ndi umumama ngo ntugire ikibazo ngo ndashaka kuza kugusura gusa ngo ndi umuturanyi ibi bintu ni ibiki ngo ndi umuturanyi ngo ndi umubyeyi ngo ntugire ibindi bintu utekereza ngo nanje kugusura ndakomeza ndiyikiriza inshuro ya mbere araceceka ngo keca ndambwira ndakumva ngo nanje kugusura nibyo urumva kumpamagara gutyo nugushaka kunyumvisha ko atibeshya aranze barakuzi noneho ndangije ndamubwira nta kibazo ndabyumva kuri umubyeyi wifuje no kunsura ariko njyewe umuntu unsura tuba twahanye gahunda tuba tunaziranye ntabwo waza kunsura gutyo gusa wowe ufite uko wabipanze ngewe gutyo gusa ngo uzumbona arambwira ati yego pe nanjye ntabwo wazi iwanjye utambwiye nawe arabyumva ndibaza none se kuzi ko ntazi iwawe nakubwiye ni gute woje iwanyu ukavuga ngo bagukingurire ikintu ngewe story yose ndayikubwira uko yagenze naho nibeshyeye naho mubeshyeye ngewe mfite gutekereza ni urukundo rwinshi ruri mu bantu bamwe na bamwe ni iki ku buryo nyine ese nakoze amakosa kwanga ko nsura byarangiye umusubijeyo yego ntabwo yesu kejo twavuganye kuri fone njyewe birangira amubwiye ko atansura tutabivuganye arambwira ati ndatashye nubona umwanya uhari uzambwire ngo usure ariko ni n'umwana mwiza bambe icyiza cye yarabyumvaga ariko njyewe ndimo ndiba naravuze ku bw'amahirwe mfite cano ntago nakibaza ibintu byinshi mfite n'abantu duhura nabo tuganire nshobora gukora amakosa nabizi ariko ni byiza ko naganira n'abantu kimwe nk'uko nawe ashobora kuba yarakoze amakosa atabizi naramuka abibonye akumva na comments z'abantu ashobora kuba yakikosora ushobora kuba unkunda yego ari urukundo rutumye ubikora ariko bishobora kuba atari n'urukundo byose birashoboka njye rero ndibaza urukundo ruse rushobora gutuma ukora amakosa bene ako kageni ko kumva ko wajya mu rugo rw'umuntu ntago muziranye ntiwanamubwiye ni nacyo kintu ngiye kukubaza kugira ngo mbone uko nanjye wenda bana kubwira igisubizo cyuzuye wa mwana abantu badukurikiye bari buze kuza kubivuga uko ngewe mbyumva
ntabwo mwari musanzwe muziranye pe nta nubwo muzi n'isura ye nta nubwo yizi. ntabwo namubonye n'uwo munsi urumva yari ari inyuma y'igipangu gusa abakobwa banjye baramubonye kuko harabona nyine baramubonye we anabakana nyine aramubwira ati wema nimero muvugisha nubwo nanjye iyo nimero sinibuka n'iyo ariyo twaravuganye uwo munsi birarangira ntabwo namubonye ni ukuri kw'Imana. Ikintu cyatumye mvuga ko iki kintu kuko twari dufitanye gahunda navuze nzakikuganiriza kuko nawe ufite urugo ushobora wenda kuba warahuye na kesi nk'iyo ngiyo nyine navuze kuko njye naramuretse agenda atageze mu rugo nta nubwo nabyutse ngo njye kumuvugisha twavuganye kuri telefone sindi niba narakoze amakosa njyewe izo kuraje nazishimira zo kubasha gutinyuka kumubwira nyine ngo uzaze dufitanye gahunda ariko simbizi njye nimba nzifite njye nikomeza ariko ibyo nibyo byiza pe nyine nyine no kumenya kuba wowe kure ukareka rimwe na rimwe no kwakira abantu mu rugo rwawe kandi ubizi neza yuko nyine utabyemeranwa n'umutima wawe ku giti cyanjye uwo muntu ikintu namubwira njye ndumva utarakoze amakosa wabaye wowe nyine wavugishije ukuri kandi niko kwa nyako umuntu tudafitanye gahunda rwose maze imyaka myinshi cyane mu rugo umuntu tudafitanye gahunda ntabwo ndi kubona nyine ukuntu wifata ugakomanga ukabyuka mu gitondo na kuri wawe ubibwiye umwana wanjye urumva hanyuma ese umwana niwe bantumaho none se nta zindi nzira kereka niba ariyo mahirwe yari abonye yo kubasha kubona ukuntu yagera mu rugo rwawe none se reka nkubwire njyewe narabyoroheje ko bari kumvuga kuba kuri canange habaho nimero zanjye ushobora kumvugisha ukanambwira ati ndi umuturanyi wawe wenda hari icyo nifuza kuganira nawe ndifuza kugusura cyangwa kubona kikubwa turi kumwe kuko nanone njye ntabwo abantu bose mbakirira mu rugo Imana nako abantu bambabarira ntabwo abantu bose mbakirira mu rugo ni iwanjye murira n'umugabo wanjye n'abana banjye ni famiye bitandukanye n'ibindi bintu niba uri umufana wanjye hari ikintu ukeneye ko tuvugana hari ahandi hantu dushobora guhurira tugapanga ibyo dupanga tukavugana niba ari inama niba ari ubucuti bikaba wenda twazaba inshuti cyane nabona biri ngombwa kugera iwanjye ukahagera ariko ntabwo bisobanuye ko umufana wanjye wese yaza mu rugo rwose wenda aka kazi umuntu aba arimo akazi gatuma uhura n'abantu benshi cyangwa abantu benshi bakumenya ntabwo abantu bose bakubwira ko bagukunda baba bagukunze ntabwo rwose mana yanjye ntabwo nyine umuntu aba ari sure nimba abantu barakuza mu rugo oya njyewe ndumva utarakoze amakosa ndumva byari ngombwa yuko ashaka ubundi buryo ahamagara nimero yawe nyine akagusaba randevu ahubwo ubundi nta nubwo akagombye kuba yakomangaze yari kubabwira ati nimumpe nimero wenda z'umuntu wo muri uru rugo umuturanyi wanyu ndashaka kumuvugisha hanyuma noneho akagusaba umwanya wo kugira ngo azaza gusure anabasure nyine kuko muri famiye asure nyine umuryango abaturanyi ni byiza nyine ko basurana ndabyubaha pe ariko mugasurana nyine muri gahunda apana kubyuka mu gitondo hari igihe umuntu aba afite ubunebwe udashaka wiriwe nko mu rugo udashaka no utanasohoka no mu cyumba iyo nigiriye amahirwe nkirirwa mu rugo hari ibyo mba napanze ko ngomba gukora nabirangiza nkaryama kabone nubwo naba nasinziriye ariko nkumva ndi mu buriri buriya biraruhura cyane rero kuhita wumvamo ibyo bintu byikubisemo mu by'ukuri yego pe gusa tigeze akubwira oya kuri jewe rwose ariko hari umuntu wajyaga duhamagara ageze nka Nyabugogo aje ku rugo yego ngo none se ko ndi Nyabugogo muraza kumfata ryari kandi azabireba nabyazi niyo mahirwe ako uzi ko nanjye hari undi kandi gusa uwo wenyine hari n'undi muntu wamamagaye mu gitondo icyo gihe noneho abana bandazaga ijoro ku buryo mu gitondo saa moya babaga bamamagara na fone iri ku gutwi sinyumve ko yagusinzira umuntu yaramamagaye nasanzemo inshuro 20 noneho ndavuga nari muzi ndavuga uko biri kose ashobora kuba yagize ikibazo ariko ntaramuhamagara nihutiye kureba ama message yararimo nsanga arimo message icyo gihe nari nuye Karuruma
nsangamo message yarambwira ngo nageze ngo nageze ngo Karuruma ngo kandi warambwiye ko utuye mu makawa ngo ndakubura. Ariko mana noneho hari igihe bikubabaza hari umuntu mukuru ubikoze mana yawe. ariko se kuko mana yanjye ibaze kugira ibaze nari ntuye mu makawa we agera Karuruma ntiyambwiye mbere, ntabizi ko uhari, ntabizi yuko Yesu umuntu ababara uhora mu rugo wenda urugero we nta kazi mfite ntaki ariko se niba ntanabyo mura mu rugo ntabwo ujya uhava. Ntekereza ko isafuriya yo mu rugo ari itahava imeze nk'isafuriya yo mu rugo. Oya rwose abantu baza gusura abantu batabateguje ntabwo ari byo. Yewe ntabwo oya bajye babireka uhamagare nyine n'ubusirimu. Niko umuntu yakagombye kuba ameze. Yewe ndimba numva wagira gutya ukavuga ko nifuza kugusura wenda uyu munsi turi kuwa kabiri nkakubaza kuwa kabiri utahura hari nkagushyiriramo icyumweru rega hari n'igihe umuntu aba akeneye kwitegura umushyitsi neza udafite amafaranga n'ukuri ukeneye kugura ibyo uri buze kuza kumwakiriza ntabwo ukeneye kuri buze kugera mu rugo ngo umushyitsi wawe naza atahe inzara yenda kumwica ariko bati ni mushyushye birana nabyo urabizi abantu bakaza kugusura. Hariho abantu n'ukuri ko Imana batuma tutabakira neza nk'uko twabishakaga. N'ukuri umuntu arakubwiye ngo ndi ku irembo kandi wenda mwari mwipangiye ko muri buze kuza guteka urugero ibijumba n'ibishyimbo kandi batubwira ngo umushyitsi ngo akurisha imbuto n'ibiki akenshi umuntu nyine wakiriye abantu ushaka kumugaburira neza apana n'ibyo kuvuga ngo ni ukumwemeza ngo ni ukugira gute ariko nyine ni wo muco yego gufatira umwanya. Rero umuntu kwifata mu gitondo ati ngezeho wakagira imana Nyabugogo noneho kandi Nyabugogo se muraza kumfata ryari tuti byagenze gute se kuri Nyabugogo wahageze ute se byagenze ahubwo mfite n'imitwaro nyine mwahagombye ko Yesu we umva twese tugahita turebana tukavuga tuti sawa. Njye ntabwo umva reka nkubwize ukuri ndi mu bantu badakunze gusura abantu kuko kadefu nkiziho ntabwo mbikunda ariko kandi numva nshaka kugira nyine mba nshaka kugira inshuti nkaba nagusura nawe ukansura ariko ntabwo mbikunda iyo bikabije. Yego nanjye mba numva bibe gake ahubwo mba numva twagirana gahunda twigira nk'ahantu gusangira pe cyangwa utundi dusura ariko gake yego bitari ibintu byo gusurana mu rugo njye ntabwo nkunda kuba mu rugo kandi baze kukumva ibyo bivuga kenshi mu rugo ntabwo bikunda kugumayo. Noneho ubu wenda ngerageza kuba kubera abana bari bato ariko nibakura yego kagurunzanya nk'abangeni gato kagahora kameze gutya ibintu byo kuvuga ngo njye n'ukuri iyo ndi mu rugo mba numva tuvuga amaze nk'icyumweru nava mu rugo mba numva ubwonganye budakora mba numva bumeze nk'ubwasubiye inyuma kandi iyo nagiye ngira udutekerezo twinshi. Cyakoze kamubwire ketchup ibyo nibyo kuko nanjye arigiye mba niriwe nko mu rugo mfite ubunebwe numva ntashaka no kuhava numva ntazi nyine kwa kundi wumva no kwitaba telefone bimeze nk'aho ari nk'ikigeragezo nagira akabaraga nkabareka nkarabi nkaba ndagiye wenda nkaba ndasohotse nkikandagira mu muhanda utekereza ibintu byinshi ugomba gukora birahinduka nkahita ntangira kubona amaproje nkahita ntangira kubona mbega mu nzu habiki mu rugo ubundi ni ahantu ho kujya ukaruhuka rimwe na rimwe ugashaka agace kamwe ko mu nzu iwawe gatuma nanone utekereza neza ariko kuba mu rugo cyane bituma ubwenge butakura neza. Cyakoze nibyo pe n'ukuri ibitekerezo byawe biradindira ukazajya uyoberwa nk'ibintu urimo ukazajya aho guhorana agahinda n'umushiha. Ariko nigeze kumara igihe kinini mu rugo bya mugari nkanjye nkazajya numva ndabihiwe nkumva nyine ntabwo wishimye n'ukuri ntabwo wishimye kandi utazi impamvu. Hari ukuntu biza bikaba byinshi n'abantu mubana mukajya muhora mushwana ari we wabiteye kandi nta n'icyo bagutwaye kubera imishiha yawe. Yego no kwirirwa ubabarira amasaha ceceka sha shareka nkubwira yari mu mutwe wawe n'ukuri kw'Imana uzi ko uhita uvuga okay umugabo wanjye avuga kazi 11:00 nambutiyaje urayibagirwa ko mu Rwanda hari imodoka nyinshi ukumva ko iyo ari ihari ugatangira ukabara 11:30 kuba yageze hano na 50
ubu nikabaye uhita unanarakara nta nubwo umuhamagara ngo umubaze ahubwo agera mu rugo umeze ngo ni so wari uri nuko ati se uzi kurakarira umuntu utazi ibintu byakurakaje ni ukuri ko Imana ni bibi ni bibi umuntu Imana iba yashoboje kuva mu rugo ujya ugenda ukoresha ayo mahirwe uba wabonye kuko hari ababa badafite n'ahantu wenda yajya nabo ntibagire ngo turi kubavugiraho hari igihe biba bidashoboka hari igihe udafite ahantu wajya hari n'igihe uba warabuze umuntu w'inshuti wava mu rugo ngo ujye kureba ndabizi pe ndabizi ko bishoboka kuko nanjye hari igihe cyageze nta nshuti nta muntu umwe nakwizera ahubwo umwana wanjye geto yanjye nabagamo numvaga ariho hantu hazima ariko ibyo biba ari nk'agahinda iyo utabicunze neza bishobora kugutera ibibazo ariko bigeraho bigashira nabonye inshuti icyo gihe ubundi ndi mu bantu bajya bagira inshuti nkeya kubera gutinya kubabara no gutinya kuba inshuti n'umuntu tukazashwana n'ibyo tuziranyeho bikaba byaba ubusa ibyo bintu ndabitinya ariko nkumva nshaka kugira izindi nshuti nyine buri uko ugira inshuti hari ikintu wiga cyiza cyangwa kibi cyane yego oya bundi ntabwo se no mu kinyarwanda barabivuga ngo ubutunzi bwa mbere ni abantu rero iyo ugize Imana ukagira abantu b'umumaro mu buzima ubundi si na ngombwa ko baba benshi cyane ariko byibuze bake ariko b'umumaro ikindi kandi buri muntu uwo ari we wese wamugani ubushuti se umuntu wese mwaba inshuti kandi ukagira uko uganire n'umuntu hari ikintu uko byagenda kose hari ikintu wunguka yego kabone nubwo yakwigisha ikintu kibi ariko urakimenya ariko uzi ko ari byo njyewe hari umuyobozi umwe we ku ishuri nigagaho yigize kuvuga ngo nta muntu ubura umumaro ngo nubwo yaba ari mubi umwifashisha uri gutanga urugero rubi ukavuga ati ujya ubona ukuntu uriya ari mubi ntabwo ndi kuvuga ububi bw'isura mu mico kigira imico mibi cyane dore rwose ukamutangaho urugero wamugana wabaye urugero ni rero mana uyu mubyeyi ni ukuri aba bari kuvuga ibintu bye kuri kamera ariko mbivuze kubigira ngo numve nimba hari aho nagize amakosa nawe nimba hari aho yayagize amenye n'uburyo agomba kubikosora ni ukuri ngewe rwose ntabwo nifatanyije nawe sinemeranya n'umuntu ukwikubitaho uza ngo ba ariko umuntu ukajya kuvuga ngo muri mu nkingure ndashaka umuntu wawe ngiye kangubwiza ukuri ngira urukundo nkunda abantu ariko urwo rukundo ngirira abantu ntabwo ari rwa rukundo rushobora gutuma nkora amakosa nta nubwo rwaguhereza uburenganzira bwo kunyitwaraho uko ushaka ariko nanone urwo rukundo ngira ngerageza gushyiramo imibare nimba nshaka kuba inshuti nawe ntabwo ndi buvuge ngo reka nyure wenda kuri Sabe ndabona nimero yawe noneho nzaze nyoboza ahantu uba musange nicaye imbere y'umuryango nibwo uri bubone ko ngukunda oya ibyo ngibyo bari mu busazi haba harimo ubusazi ushobora no kubaramo ibintu bibi atari byo nashakaga nibyo icyiza nshake nimero yawe nze nkuvugishe nkubwire njyewe nkeneye ko tuba inshuti kandi si na ngombwa ngo uhite unyemerera banza unyige ubundi umenye ko ari nabyo binzanye cyane menye yuko koko uri n'umuntu ukwiriye kuba inshuti yanjye kubera ko nyine ntabwo noneho urumva nkawe abantu benshi barakuzi sibyo ibaza abantu bose bagukunda bakubwira ko bagukunda buri muntu wese wamugani ugiye kujya kubona ukabona ari ku irembo arimo arasona kugira ngo ntazamenya aho nguye ntabwo azamenya aho uguye kuko ntabwo uzi uzanye ibyiza uzanye ibibi none kankubwira undi wamamagaye nawe yigaye hari abantu bamamagara ukagira ngo bafite ibibazo bya hano umuntu amamagaye nabyo abana 3 bamfungiye ku Muhima njyewe ndi umuturage nk'abandi ngo bamufungiye ku Muhima yagira ngo umufashe iki ngo mufunguze ku Muhima ngo iyo utishyuye ibitaro hari ahantu bakujyana hasi mbaye bikubwiye nyine kuko azi ko muhuje mwari muhuje ubuzima bwo kuba mwarabyaye mwese nawe nta kibazo njye namuhaye umwanya kugira ngo nsobanukirwe ibintu ari kumbwira ati bapfungiye ku Muhima ni ku Muhima ndabizi ibyo bintu ko kera simbizi niba bikibaho ko wabaga wabuze kwishyura ibitaro hasi hari ahantu n'ubundi abari reka se no kubafunga byo kubafunga n'ubundi ni mu bitaro naho uguma habamo n'ibitanda wese mva bameze neza wazabona uburyo bwo kwishyura ugataha wenda ashaka ko atameze neza kubera ko watariho yifuza kuba ari yego cyakora wenda atanabona ibyo kurya n'ibiki wenda n'abantu ushaka gusaba bamurambiwe akahamaze igihe ntihagire umugeraho ndamubwira yego ndabyumva ngo none se ngo abambwiye
ngo none ngo uramfashe iki ngo kugira ngo mbashe gusohoka. Hari n'ukuntu umuntu avuga ukumva yifite akadisipurine gake. gakeya Ndabwira rero njye ntabwo bankurura njyewe ntabwo wenda mba muri ibyo bintu mvuge ngo njya ahantu ngo nshake abantu bafungiye kwa muganga ngo ufite wenda kampani runaka ibishyurira cyangwa abantu cyangwa abantu bafasha ntabwo mbibamo ni ukuri kw'Imana. cyangwa kumva arambwiye ngo barambwiye ngo ufasha ngo abantu ngo babyaye abana 3 niba undeba sibyo ukavuga uti nishimiye ko yaganirije uriya mubyeyi wabyaye abana 3 ndashimira buri muntu wese kuri channel yanjye wafashije umumama merutse gukoresha ikiganiro wabyaye abana 3 baramufashije yarambwiye ati hari message nagiye mbona ati cyambabaje nuko ntanamenye ngo ni bande babikoze ariko nubona umwanya uzagaruke dukora ikiganiro mbashimire naye ndabashimira niba byarabaye ngiye turahura tukaganira abantu imitima yabagira icyo bakoraho bakabikora nibyo ariko ntabwo ndi muri bwa buryo bwo kuvuga ngo ndi gushaka ngo gutya na gutya oya kubera ko abenshi byagiye bigaragara ko ari imitwe bakorera abantu niyo mpamvu mvuga ngo biratandukanye ngo ndaburaye yego baba rero ni ukuvuga wirirwa we wakira ibibazo wabaye igitifu Imana nabaye igitifu gusa ndabasabira buri munsi Imana ijye ibamera ikintu cyo kurya n'icyo kunywa no kugira umutima wo kuvugisha ukuri. Hari nk'igihe umuntu ngewe anyandikira message akavuga ati ko biri kose uyu ngo yabona message nyinshi nongera kumwandikira nago ari bumenye ko ari akandika indi zivuga ibindi bitandukanye na bya bindi nkabibona abo nibo ndi kuvuga yego n'umuntu ari n'umwe hari nubwo mwihamagarira uti nukuri kw'Imana abo nibo ndi kuvuga n'umuntu umwe yanditse ibintu bitandukanye n'ibyaje n'ibyo ashaka ubufasha ku bintu bibiri abo nibo ndi kuvuga abatarabikoze nimunera amabuye ariko babikoze namwe muri kubishyizaramo ibintu by'ubugegera ntabwo ari byiza ni ukuri kw'Imana nagirega nyine abantu bamfasha si ibyo nyine nanjye abantu bamfasha ngo ngewe ngo narabyaye ngo ntabwo bamaye inka ngo kandi ngo nabyaye abana 3 nanjye ntayo bamaye hari umuntu uzitanga se nditanga ubundi ngo leta ngira ifasha abantu babyaye abana 3 bakaguha inka yego niko numvisha kuko nanjye mbyara hari abantu babimbajije ariko nayo nahawe hari nabo bandi nazo babonye njye abo twabasha guhura bababyaye ariko nabo bamamagara njye simbona nabizi niba baranababyaye wahe n'ijye baba banabeshya urumva nyine ko bashaka kugendera kwa kundi umuntu azi ko nyine ari buze gufata amarangamutima yawe nyine ko uzi yuko wenda uri umwana mwiza cyangwa se ushaka kumugirira impuhwe ugasanga nyine ahise yumva ko agomba akayita kubeshya akabitwara mu bundi buryo oya akabiza nyine ubwo bwana bwiza bwawe oya ntabwo ari byo n'ubwana bubi ntabwo biba bikwiriye pe naye ntabwo mbyemera ntabwo nemera umuntu hari ukuntu umuntu umugirira neza cyangwa abantu bakabona noneho iyo umuntu agira neza abantu benshi barabibwirana bakazajya babivuga bakazajya nyine umwe akajya abwira undi uriya iyo umusabye ahita aguhereza cyangwa noneho bikageraho bakanakwita igicucu cyangwa nyine usesagura ugira gutatatu nyine buri wese ari kukohererezaho undi rero ibyo urumva ni bibi bituma umuntu nyine agenda ava mu mwuka mwiza wo gukunda abantu no kubafasha yego rimwe na rimwe ku buryo hashabi kugenderamo n'umuntu wagombaga gufashwa koko cyane rata yego kandi yarakeneye ubufasha ariko ugasanga nk'abo babeshya cyaga agahamagara kabarasetse agahita kupa abo nta kintu bantwaye ariko rero uhura n'ibitangaza abo ngabo nta kintu bantwaye sibyo ni urukundo wenda baba batari yumva ko nari bunamwitabe hari n'umva ijwi ryakumva biramurenze akivugira izindi uragakupa abo nta kintu bantwaye ni ukuri ahubwo hari igihe mbyumva nkavuga kuko mfite abantu bankunda kuba hari urukundo wabura we ku bantu warutezeho hari abandi Imana iguha abo mwebwe ndabakunda pe Imana ijye bamera imigisha ariko umuntu uzi uko amamagara akambwira ibintu bidasobanutse by'ubwescro ndagusabye ntuzongere kumamagara nukuri pe ubireke ntuzongere kumamagara utazajya utuma umuntu ubabaye ukeneye ubufasha agendera muri ibyo bigare byanyu nukuri muri ibyo bintu by'amanyanga n'ibiki none hari undi twize guhura ariko nagowe uziko nyiba no muri geti Nyamirambo hari umudamu waje mu gipangu nabagamo harimo amazu menshi ako habagamo abasirivateri zari nk'inzu 6 umugore araza abona abantu bahari nimba yarabonye umwana wanjye ahita apfa gufomboza ajyaho
ngo Neri ngo yaranyohereje urumva kuba i Nyamirambo narahakuriye aranzi n'ibiki ngo Neri ngo arambwiye ngo ni mama umuceri yewe ngo abana banjye ngo bagiye kuburara kumbe ari ni umudamu unywa heroine yashakaga bamwihera umuceri wenda agenda awugurishe yego shage kubona ajye kubona ko yinywera ibyo ngibyo umukozi nari mfite rero yari ari mu kirokore cyane akora iyo bwabaga muha umuceri umusore twari duturanye mu gipangu abona nyine ni umumama umeze nabi pe wishwe n'inzara kuko abantu banywa heroine hari ukuntu baba bameze nabi yego aba amuhaye amafaranga 2,000 undi mukobwa nawe twari duturanye mu gipangu nawe aramufasha nuko umukobwa aragenda undi munsi urumva nabaga ahantu ku muhanda niba nsohotse yarambonaga kenshi urumva yarakuze abaragiye aragaruka inshuro ya kabiri arasaba ariko n'umukozi wanjye ntago ari wamuhaye yasabye mu bandi reka rero azagira umwako ahansange wari waramumenye ureka da babimbwira uwo munsi cyarimwe umukobwa araza arakomanga arongera avuga ngo Neri ngo yarambwiye batava okay nari ndi ahantu mu nzu yindi duturanye fatwa biryoshye ndasohoka ayiwe ngo bitese nambwa ni byiza ngiye no kuzi nta guseka ko nta gahunda tuba dufitanye ni serieze ukambwira ibyo ushaka byaba ari byo guseka tugaseka nyuma ngo nyine ngo narinje ngo kugira gutya na gutya bahita banambwira ibyo bintu byose ndamwumva nkubwire ahita nambwira ngo hari mukuru wawe ngo twahuye ngo arambwira ngo nzaze ngumusukire hano ndamwe mukuru wanjye wumve Imana ibi yakoze ibintu z'impamvu mukuru wanjye nawe yari aho ngaho twaburaga iminsi mike ngo irayidibe yari yaraje mu Rwanda ngo tuyisangire nawe arasohoka ndamubwira mukuru wanjye ngira n'uyu nguyu kandi uko biri kose warabanje nyine uranzi unzi ibyo kumbona hano ko navukiye n'ahajyaho ariko ntabwo nzi neza ndamubwira akankubwire amahirwe nayangaya uyu munsi uje hano mari sinzongere kukubona hano uje witwaje izina ryanjye ujye uza wikorera ibyo ukora ariko utanyitwaje utaziba umuntu wahana akavuga ngo wa muntu wa Neri ndamubwira n'undi munsi ngo none se ngo ko nshonje wamaye ibi bintu ndamubwira ngo sinongeye kukubona harimo abantu no kuri babanga ngabo ibyo bintu yakoraga amahirwe nuko yazaga hari abantu iyo aza kuza naba hari ari bunabibi kandi yitwaje nyine wa mugani ko ari umuntu ngo wohereje ari umuntu muziranye cyane rero ngiye ngira amakenga mu buzima bwanjye ndayagira rwose niwumva ushaka kunegera ngo ahantu ngo byagiye oya baba we oya kandi niba uzi kutagira amakenga muntu nkurikira muntu nkunda jya uyagira menshi yego jya uyagira pe kubera ko urumva mugani utumye mitanga mbisubiza inyuma ngaruka no kuri wa muturanye urumva wa muntu wa mama urumva nabyo bijya kumera kimwe urumva wenda we ntiyaje gusaba uretse kutazi n'icyari kimuzanye ariko nanone ushobora no kugira amakenga ukavuga wa mugani umuntu aje kugira gute n'impuhwe n'urukundo n'ubugome n'idrarara mana yanjye ntabwo tubigukekeye ariko abantu tukabatuma umuntu atekereza ibintu byinshi ariko nta kosa ririmo kuba narabitekereje wa mubyeyi we w'umuturanyi wanjye n'ukuri uzambabarira unyandikire tubiganire neza ikintu nshakira ntabwo ndi umuntu mubi simvuga nabi naba ari ubufasha kuko ushaka nanjye nshoboye kubutanga nzabutanga nibiba ari ibyanyabyo ariko ikintu cyo kwifata ngo uje kundeba ngo mu rugo ngo oya ntabwo ari bishaka ko warabikoze utabizi ko ari ikosa ariko ni ikosa niba ari n'urukundo agufitiye kuko ndende umuntu ashaka kubyumva nko muri quartier nimba ari muri quartier abantu abenshi baba banabizwa wenda muri urwo rw'abantu babyaye cyangwa nakabara nagukurikirana akabazi nyine n'amakuru yawe wenda ashaka ko yarifuzaga kuza kugusura nk'umuntu nyine uko ariko nanone ntabwo ari zo nzira ntabwo ari zo nzira ntabwo wakoresheje ku giti cyanjye ubwo wenda n'abandi batubwire reka ngushimire ku mwanya wawe wakoze cyane kuza kumfasha Imana ikumira umugisha amen urakoze cyane nawe wakoze kuntumira tuzagaruka n'ubutaha dukore n'ibindi keca yavuze ko narabyumvise ubivuga ngo wize ibintu byo guteka narabyize uri tayari tuzakore competition uri tayari hazaba harimo n'amafaranga oya ni ziraho gusa esabugare tuzashyireho tuzabikore tuzashyireho na 5 ariko bizabe biriho kuko iyo hariho amafaranga ugira courage uzi ko ari ibyo tuzabikora amafaranga ni meza amafaranga nta cyakoze amafaranga ni sawa meza mwakoze kudukurikira
ndabasabye mudufashe muri comment mutubwire umuntu wakoze ikosa hagati yanjye n'uyu mubyeyi. Ndabakunda cyane, mujye mukomeza mushyigikire, umva mundebe, mwohereze inshuti n'abavandimwe mubabwire ati mwarebye aka kana koko hano ukuntu uri mwiza. Urakoze. Ese barabizi abantu bakurikira baravuga nizere ko bajya bikubwira. Sha barabimbwira abo duhuye. Noneho rero bashaka kuba babona ari nka kamera. Wigeze kuvuga amavuta wisiga, uzabwira ibintu byose ukoresha afite po nziza. Bakuzahera ku mutwe kugeza ku mano. Sibyo? Icyarimwe. Yego. Ndi no kubikoresha. Uri no kubikoresha ku buryo tubibona. Yego. Aho ngaho nzameze. Urakoze ku gitekerezo cyiza. Singwa igitekerezo. Cyetse ubwenge. Yego, merci. Urakoze kudukurikira.